kazi kandi subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa ISIYACU TV. Nkwibutsa niba utarakanda subscribe mwanya ni nguyu, nawe udari gukora comment share utubwira icyo twazaganira wambwira nta kibazo. Uno munsi ngiye kwereka iki arakanu k'ubwenge maze iminsi abantu bose bansaba ngo mbe nabakoreraho. Hari ukuntu ujya kuri YouTube hanyuma ukaba wakunda nk'indirimbo, noneho wava kuri YouTube ukaba iyo ndirimbo urayihagaritse, ariko hari uburyo ki ushobora kuba wafata ya video wari mureba ukayishyira ku ruhande ugakomeza ibintu byawe, cyangwa se ugakomeza ibyo wari urimo ya ndirimbo ugakomeza ukayumva. Idashaka kuba ari video cyangwa se audio, byaterwa n'icyo warimo wumva. Ubundi iyo ndirimbo cyangwa se ikintu warebaga niba ari wenda agakomedi ku ruhande tugashyiraho ubundi ugakomeza. Reka mbereke ukuntu bikorwa. Uraza ukajya muri Play Store, hamwe dushakira application. Wamara kuhagera ubwo ndaza muri Play Store, noneho nimara kuhagera mpite nandika ijambo video light. Muri kuyibona ko ni application, dore ngiyi ndayikandaho. Hano kubera ko je nari nyifitemo, ubwo no kuvuga ngo icyo ukora uhita ugenda ukande open. Mu gihe waba utarayinstara, ubwo no kuvuga ngo uhita uyinstara. Ubwo ni nkanda kuri open, ndategereza. Ndahita ntegereza. Iyo ukanzeho bahita bakureka ngo YouTube idashaka kuhagera TikTok. Wenda urugero, nimba wenda ukanze kuri YouTube, wenda urugero reka mite shaka channel yanjye, wenda biterwa nyine na channel yawe ushaka. Nimara kuyishaka ndahita sacinga nk'ibisanzwe. Ubwo ni uvuga ngo ndahita nshakamo nyine izi zose ni video ushobora kuba wareba, zino zose ubwo byowe byaterwa nyine n'icyo washatse kureba. Ubwo ngiye gushakamo video ndi burebe. Ubwo nawe niko navuga yuko wakwiye kuba uri gushaka ikintu uri gushaka. Wenda n'urugero nyishake. Ubwo ndi kwirinda gukoresha izindi video z'abandi kugira ngo hatazagira umuntu unyirukaho ngo niki. Nibyo bintu mba nanze, ariko ubundi video yo ntakwiye gukoresha iyo nshaka. Kanongere nyishake bundi bushya. Ndebe ko byibura hari ibuze. Wenda reka mfate nk'iyi ngiyi, urugero wenda mfate nk'iyi ngiyi kugira ngo mbereke. Urabona ko hano ikiri gukora tugiye gutegereza ifunguke. Dore hano ubu nuvuga ngo umaze kuyikina. Noneho muri turiya tuntu turi hejuru ahanditse buriya busimbol, urebe hano hari utudomo dutatu, kakurikiyeho ariko nkanzeho. Ninga kandi muri kubona yuko ya video isimanuka hasi, noneho ugahita ukuramo ukigira mu bindi ushaka. Urugero mbikore murebe ko itagumaho. Nshobora kwigira ahantu nshaka hose, nshobora kuba nasoma document nshaka kakantu nkiri kugira gute, nkiri kukareba. Aba nakora ibindi bintu nshaka bitavuye kuba gusa wowe ufite internet yawe, nta kindi komeza ukibera. Nibyo atari ngombwa yuko ukomeza kuba uri kuri YouTube wayifunguye. Ku kantu akaba kagufasha ukaba wagira gute. Mbasubiremo, nkoresheje ni application. Nuvuga ngo iyi application niyo idufasha kuba wagira ute, wakora kariya kavido wakazana ku ruhande ugakomeza uwirebera, ari wibereye no mu byawe. Idashaka no kukinstara muri mashini, ibyo nabyo birashoboka. Ngayo nguko rero, niba utarakanda subscribe uyikande, hanyuma tukomeze kubana. Ariko hari n'akandi kantu ngira ngo mbe nakwereka kuri WhatsApp, iki umuntu ashobora kuba yasoma message z'umuntu kandi atigeze afungura. Urugero wenda
nk'urugero nshaka gufungura WhatsApp hano, naho narangiza wenda nkahita nshakamo izina ry'umuntu nshaka, wenda reka nshake Elisa. Noneho ninshaka Elisa harahita haza message zose twagiye twandikirana, n'uvuga ngo niyo waba warasibye zose, uvuga ngo icyo gihe iyo hari inshyashya ihita iza hano hejuru, ukaba wahita uyibona, ukaba wayisoma ukamenya ikintu yakubwiye, weho ntuze kwirirwa unamusubiza pe, wowe ukagira ngo ntiwayibonye. Ubu ni uvuga ngo byose nibyo twagiye twandikirana byose. Urabona ko rero buno ni uburyo ushobora kuba wasoma message z'umuntu atari ngombwa yuko wirirwa ugira gute, wirirwa uzireba. Ako kantu nako kari ingenzi, hari abantu bagiye bakansaba kandi nako nonaga gakenewe, niyo mpamvu nako ngashyizemo. Watwandikira muri comment akandi kantu waba ushaka, hanyuma tugakomeza tukagira gute, tukabana. Twibukiranye utuntu mu kanya dushize, kandi twongere, reka ubwo ni uvuga ngo reka nkupe bino byose kugira twongere twibukiranye ibintu twahozemo. Uvuga ngo twavuze ngo iyo udafite video right uraza kuri Play Store ukayidownloadinga, ukandikamo video right ngiyi ahantu iri, none wamara kuyinstalamo nta kindi kintu bigusaba, gusa no kuba ufite internet byonyine. Wamara kuyinstalamo ugahita ukanda open, wamara gukanda open hanyuma ugategereza aya application ikaba yafunguka. Yamara gufunguka twabonye yuko aho ni mu gihe ushaka kuba waba ureba witurije wibereye mu bindi bintu ariko utavuye kuri YouTube. Urugero turavuga ngo reka dushake nk'akantu kuri YouTube, wenda kugira ngo turebe ukuntu bigenda. ISIYACU TV ndi gushaka cyane kugira ngo nkoreshe ibyanjye ntaza gukoresha iby'abandi wenda nabyensemo. Dukanda kuri video imwe muri zo mfite, cyangwa se wenda hano ni ukwamamaza. Hanyuma hari hejuru hari utudomo dutatu, utwo tudomo dutatu reka ibanze utwo tudomo dutatu utubona iyo ukanze kuri video nk'uko nguko nakwitangiye gukinika, noneho ugahita ujya hara kuri turiya tudomo dutatu ukareba kariya gasimbolo kari iruhande, ugahita ugakandaho. Iyo ugakanzeho noneho ya video ihita yegeraho ikajya ku ruhande rumwe, ubundi ugahita ukomeza ibintu byawe nta kibazo. Noneho ukaba wajya mu byo ushaka nta utiriwe uvuga ngo ndaguma kuri YouTube ngo ubwo nyivuyeho ngo ibyo numvaga ngo birarangiye. Oya, si ngombwa rwose, upfa kuba waramenye ino channel yanjye ya YouTube yitwa ISIYACU TV bita ibyikorere. Hanyuma ndakubwira ngo hari uburyo ki ushobora kuba washaka gusoma message z'umuntu udashaka ko aza kwimenya, warangiza ugahita wikomereza. Twabonye yuko ujya muri search bamaze gufungura WhatsApp ukandika n'izina rya muntu, message zose mwandikiranye zikaba zahita zigira gute, ziza. Ngaho nguko mubateye kumwe bengana mukoreshe ya comment mu gice tuzaganiraho aho gutaha. Bye bye.